umusirikare wa Kristo agomba kurangwa na morali. Sirikare udafite morali araraswa. Zabibwira nimusengana, ndavuga ba Kristo. Niyo asenga ugira ubwoba. Twari usenga ukubona ngo ariko mana ubaye ngewe nkaba wewe urabona nta kugirira impuhwe. Murumva uyu muntu ari umusirikare kwe. Cyambe arashaka gukora kudeta. Morali. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Reka twongere Imana amashyi menshi cyane kubw'ijambo ryayo. Tugiye kumva mu izina rya Yesu. Amen. Dufate bira dusome ijambo ry'Imana. Usanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, ni igice cya mbere umurongo waho n'uwa 12. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere umurongo waho n'uwa 12. Dukomeze inyigisho twari twatangiye kuwa gatatu cyashize, dukomereza ahangaha. Yakobo, urwandiko rwanditswe na Yakobo igice ni icya mbere umurongo n'uwa 2. Afite biri imeze nk'iyanjye, ni ku rupapuro rwa 233 mu isezerano rishya. Reka dusome umurongo wa 12. Haranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Imana idufashe cyane. Amen. Katwongere tuvuga amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane nabo bagiye kuganiriza. Byashoboka kuba harimo abashyitsi bateranye natwe. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 3 n'undi wa 4 twitegura kubona. Kandi uwanyemeye twazanye. Njya nkunda kuvuga ngo Imana imuhe umugisha ko yanyemeye. Imana iguhe umugisha kuko wagize gute wanyemeye. Yanyemeye. Hari uwambenze ankuzaho, ubwo se mwaseka. Nta upfa atamwaye. Nta muntu upfa atamwaye. Kandi nge bambenze nabi, tagira ngo bambenze nka kwa kundi bakubenze. Ubundi hari igihe umuhamagara umukobwa ntakwitabe, mwanahura kwase ko naguhamagaye ntunyitabe, ntago narindi hafi yayo, n'amakuru uri kugenda wakira ukamenya ko bakubenze ugakuramo akawe karenge. Nge rero yarampamagaye musanga aho yabaga, kandi iyo yampamagaraga narishimaga. Naragendaga kangaburira, kama ibyo kurya, ubuzima nari mbayemo yarabuzi. Najya gutaha gatoragura utuyuzi twisabune katuma nkatujyana nkajya kwifurira. Ampamagaye rero ngira ngo nongeye nariye, ngenda mvuga mfite apeti nyinshi. Mpageze najya ndebaho igisorori cyabaga giteretse nkabona ntacyo. Nareba teremusi nkayibura aho yabaga iteretse. Ubwo ngiye kumva numva arampamagaye ngo ariko Theogene, ndikanga. Ndavuga ati yambajije ibibazo 3 kubisubiza birananira. Ariko Theogene kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro. Iyo shera ari kuguhata ibibazo udafite igisubizo uvuga uhuma ntago bumbura. Niweho mbaza. None se kutarigurira ipantaro kombwira ngo dutangize umushinga w'ubukwe, nitubanura abantu uzangurira igitenge. Ambaza gutyo. Nari nambaye ipantaro nawe n'umugabo upima ibiro 94. Nge mfite 45. Nta mukandara, ari ugukura ino protesentire niyo ukahita uhambiriza utugozi tw'imifuka. Iyo panera kwa kuri kiba kingana niyo wakuriye gutyo ugahambiriye itizama amarinda nta yararimo. Niyo ugenda kigenda kizunguza ukagira ngo ni jipe kirote. Uyu mukobwa wambenze sinamurenganya. Nigeze njya kubwiriza i Bugesera nambaye icyo gipantaro.
imbere nari nambayemo akenda gusa nibwo nkavuga izina ntimukaza akenda k'imbere, nari nakuburiwe n'umukristo wari uncumbikiye, none kubera guhora ugafura ugiye gukaraba ari kamwe kageraho kagakweduka kubera sisiteme yo kugakamuza isumi. Hari abayizi iyo sisiteme, uhita ukaraba ukahita ugafura ukahita ufata isumu ukahita ugakamura, kubera guhora ugakamura rero kageraho kagakweduka. Ndimo mbwiriza icyo gihe kari karanacitse ngahambirira ku ruhande, ariko nkavuga Imana. Ndimo mbwiriza shiduka kandi nagahambiriye gacitse, kandi mpagaze imbere y'igitera mpita nifata gutya ati haleluya, mpita nihengeka naho ngafatishije amaguru. Iyo nibeshya ngatera intambwe no kuntu cyanganaga icyo gipantaro kari kwita gaca mu kaguru kamita ati haleluya. Mbese nibaza niba ndi bukomeze kubwiriza nihengetse, numva umwuka aranyongoreba ngo babwire basenge. Iyo uri muri ubwo buzima kuko babana gupinze, ahantu uri kwigisha Imana imanura umwuka. Byibuze banareba n'umuntu uri kubwiriza nubwo atagaragara, ariko bakumva ibiva muri we. Babwiye ngo basenga, bahaguruka basenga. Burya rero abadiyakoni bo ntago basenga, bashinzwe protokole basenga bakanuye, ntago basenga bahumirije. Byumve, barasenga ariko ntago basenga bahumirije, basenga bakanuye. Kuko hari igihe waterana na nuza kaza kandi ashaka telefone, mvuze ntuzi. Nena hari ukuntu bubaka rero insengero z'imwana bagasiga umuryango ujya muri biro. Nabonye bahagurutse bahumirije batangiye gusenga, mpita ninjira muri biro, mpita ngafata ukuntu mbese ndagenda ninjira muri biro. Naho umudiyakoni umwe yabonye ninjira yagira ngo ngiye kunywa amazi, aza nkurikiye aje asanga naduciye na twatugozi ndimo ndagahambira turi karara, ndamubwira ati izangarukaho humura. Ndapfukama ndambikaho ibiganza aravuga ati nubwo ntacyo nkumariye reka ngusengera Imana iguha akenda k'imbere. Mbese shimye Imana. Rero warakoze kunyemera sheri. Yankubise ikibazo cya gatatu cya kabiri, murareba nk'abashaka ko mbivuga, ngiye kubivuga. Yarambajije ngo ariko teuje kuva twamenya ntuba mu rusengero. Erega niwe ndi kubaza. None se kumbwira ngo dutangize umushinga w'ubukwe tuzajya tuba mu giti cy'inyoni? Ambaza icya gatatu, arambwira ngo kuva twamenya singiye guha amafaranga yo kurya, iyo nahembwe ndikiriza. Aramatse nzakomeza ngutunge. Arambwira ngo ndakubenze wihangane. Ankuzaho iyo bakubenze isi kubana nto ukabura aho uhagarara. Kureba uwo muryango sohoka wese ndigite simbuke ndaca muri uriya muryango ko nari naje kwa sheri, ariko nshimye Imana ko nabonye unyemera. Mwamutunze ibiganza mukavanga Imana imuhe umugisha. Imana imumpera umugisha mwinshi mu izina rya Yesu, amen. Mbese kubonaho nabihera biba ari hatariyo ninjiye mu buhamya, ariko twiganira ijambo ry'Imana. Ubushize ubwo nari ndi hano twasomye amagambo y'Imana Pawulo yandikira Timoteyo amubwira iby'uru rugendo, iby'ubu buzima bwa Gikristo. Tuganira ijambo ryitwa ku musirikare. Dufata uru rugendo turimo tujya mu ijuru turugeranya n'igisirikare, kandi twabonye ko Pawulo atigeze aba umusirikare, ariko ubuzima bwe bwo mu minsi ya nyuma yabaye mu gisirikare cyangwa yabanye n'abasirikare muri za nzandiko ku rukiko aho yakoze. Ndetse twabonye ko yandika na ruriya rwandiko yari yaramaze gufungwa ageze muri gereza. Muri gereza kuri gereza haba umutekano w'abasirikare. Afata uru rugendo rwa Gikristo, areba n'ubuzima abasirikare babayemo, arangije arabigereranya. Yandikira Timoteyo yari yarabwijaje ubutumwa kandi amusigiye umurimo ukomeye w'ubushumba. Aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, kuko ari byo bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Tuza kureba ijambo rya mbere cyangwa se ikintu kimwe cyangwa ibintu bine biranga igisirikare, ariko turebamo kimwe muri byo. Tuza gusanga icya mbere, umusirikare wese kugira ngo yitwe umusirikare aca ku ikosi. Natwe tuza gusanga dufite igisirikare tubarizwamo aricyo cya Kristo, kandi ubuzima bwacu
bw'ubu buryo cyangwa se bw'ubu buzima bwa gikristo aricyo gisirikare cy'abasenga Imana. Dore ko na fande wacu ari Yesu Kristo, Jesus, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka no mu kirere no mu mazi. Kandi turakubita niduhusha, idini tukarizengereza, idini turisekurira ahantu hitwa mu mashini. Harya tuba turihaye kabisa, turihamije. Ariko haleluya, Mana ishimwe. Kandi kagutinda vuga ijambo rya kabiri. Twabonye ko ari n'umuririmbyi waririmbye rwango mvugutira kandi ucure umaremo inkamba, umpindura igikoresho wishimira. Bivuga ngo niyagukoresha utaragera ku ikosi. Ijambo rya kabiri, mbere yuko nanjira muri uru rwandiko rwanditswe na Yakobo turwinjiramo, ijambo rya kabiri ni ijambo ryitwa kwihangana. Sirikare wo mu buzima busanzwe arangwa no kwihangana. Yarangije ikosi maze kwambara ya myenda, babishinzwe bamaze kumuha uburenganzira bwo kwambara, ari mu kazi zabacunge, barangwa no kwihangana. Nabwiye ko mu bintu bimwe mbakundira, nkunda kuntu bambara no kuntu bagenda bafite ibikoresho byabo gake gake, mwendo wa Paul, babambaye neza, inkweto zabo ziteshiraje. Ariko haleluya, haleluya. Ariko kariya kazi barimo gasabwa kwihangana. Igihe twebwe izuba ritumereye nabi, hari n'abitwikiriye imitaka, uzamusanga ahagaze ku zuba atabuje, yambaye imyenda mushumba, kandi sindamubone yakuyemo ya jakete ngo arambike hasi. Igihe wewe uri kwihungiza, n'abamama rero bagira utuntu tw'udufiyere, yani utuntu bafite bagenda bahungiza, muzambwiraho bakagurira, nzakagurire madamu. Shari nawe nzakakugurira. Erega ari utuntu twica abazimu bagahwera, nubwo badapfa ariko byibuze bakazazenge. Ariko haleluya, sindabona umusirikare wagabanyije imyenda, izuba rimeze nabi. Ariko weho seviriyani, mbese ukuramo umupira ukajya mu gacu. Kubera iki? Iryo zuba ryabahabije. Igihe yari ari ku ikosi yahuye n'iruta iryo ngiryo, n'inkweto zishyushye. Uzarebe iyi imvura iguye. Njye ubuzima bwanjye ni muri Nyabugogo, niko gasima kanjye, niho nahigiye. Yesu niho yasanze afatira muri Nyabugogo. Ahampera umugisha, ahampera umudamu, ahampera abana, na n'uyu munsi ndacyahigira muri Gogosi. Aho wasabewe niho uzatabarirwa, aho wababariye ni babyumvisha bamvugire ngo amena. Nyabugogo iyi imvura iguye, niba hari ahantu haba abantu benshi muri uyu mujyi wa Kigali, mbanza Nyabugogo ariyo ya mbere. Iyi imvura iguye usanga twambuka imihanda dutibika, bisikana na velomoteri n'abamotari rero bakoze ijisho. Gukora ijisho urabizi se, bafashe icyuma bameze nabi, ukwepana na za kwasiteri mwirukanka, ariko umukomanda ahagaze abayimereye ati imvura ikamanuka. Reba kuntu mukwepana n'amamodoka ari mwiruka. Ubwo ntazi igiswahili za mvugo zabo, ariko mpamya ko bavuga ngo unabona basevile tu, ale ni basevile tu. Iyo mvura muri guhunga kandi utari bushonge nk'isabune, na kwasiteri kabiri ndaho yagukubita ukwepa imvura, we yahuye n'iruta iyo ngiyo ku ikosi. Yahuye n'iruta iyo.
kwihangana, baca muri byinshi bari ku ikosi iri kuba bategura akazi bazanyuramo. Ariko haleluya, no muri ubu buzima bwa gikristo ukwiriye kunyura ku ikosi kugira ngo ube uri umukristo wemewe. Hari abakristo mbese mu bana ariko batigeze banyura ku ikosi, kizabikubwira uzamukandagire muri kwasiteri. Ariko se akatebe kakari murokore nta byiso ariko nta maso mugira, akagenda amanuka. Ariko ubundi abakuri inzara we ni kamaseveri ni umuseveri. Umukristo arangwa no kwihangana. Yakobo arandika aravuga ngo nuko hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Uyu Yakobo ni murumuna wa Yesu bavukana kwa nyina Mariya, barakuranye. Ntiyigeze yemera Yesu, yamubonaga nka garafurere we. Ndagira ngo mbibutse ngo Yesu yigeze abwiriza ahantu mu rusengero, yafatiyeho mbese ari kubahubira buzuye, yabasomeye mu bitabo bya Yesaya ngo mama we na bene nyina bayitabaza, ngo baje ngo baburaho baca, ngo ariko bageze nk'ariya ngo Yakobo akajya avuga ngo ariko garafurere yabemeje. Atibona kuna abantu bose bamuteze amatwi kweri, arangije amutuma hari afite bati mumubwire. Yakobo buryo niwe warivuze, timugende mumubwire ngo nyina na bene se turi hano, bene nyina na nyina turi hano, naza dusanga hano. Uzi ko Yesu yabashubije, yarabasubije ngo bene mama na bene data unonaha naba bari hano bari kumva ijambo ry'Imana bakarikomeza mu mitima yabo. Icyo Yesu yaravuze ngo imyaka 30 twamaranye muba mwaranyigiyeho, ubu giye kirageze ngo ntangire umurimo wa data. Bajya batureba bakatwitiranya, twambara bimwe, duhahira hamwe, tudodesha hamwe, amashuri namwe, ariko umunsi Kristo azahagarara ku bicu bizasobanuka. Tubyina kimwe hano, dutwara za Bibiliya zimwe, dusenga mwe, twiriza hamwe, ariko hari umunsi bizasobanuka, tukamenya niba hari seviriyani twihishemo cyangwa niba hari umukomando. Yakobo ntiyigeze yemera mukuru we, ariko mu ifatwa rya mukuru we yararikurikiranye. Mu rubanza arakurikirana kwa Herode, kwa Pilato, bamusohokana mu murwa bamujyana Nyabihanga, arabikurikirana. Yakobo bamushyira ku musaraba, bamutera umusumari wa mbere, bamutera wa kabiri, bamutera uwa gatatu. Iyi misumari nta mwanya afite wo kuyivugaho. Hari abantu bajya bashyiraho komanteri ngo umwe barawuriye ng'abafuni, ariko bazajya sima barye n'imisumari. Mwagiye mureka kubarenganya. Byari ngombwa ngo abambwe n'imisumari 3. Uwa gatatu hari icyo uvuga. Kaguru kamwe kavugaga imiryango 12 ya Isiraheli, kandi kaguru kakavuga abanyamahanga, weho nanjye. Kugerekeranya amaguru bagateramo umusimari, abari ababiri, abari batandukanyijwe n'amasezerano, babaye umwe muri Kristo Yesu. Ntawe bariye ntimukababeshye, bazarya sima barya n'imisumari. Arabikurikirana. Yakobo akurikirana ibiri kuba kuri mukuru we, aho niho yamwemereye. Aravuga ati garafurere nzi wahagarikije umuraba mu nyanja, garafurere nzi watubuye imitsima kuba atabasekuriye igorogota, ngategeka gusaba abatikurira aho ngaho.
afite kwihangana kudasanzwe. Niyo mpamvu mu kwandika yatangiye avuga ngo njyewe Yakobo, imbata y'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo yavuze ngo njyewe Yakobo mwene nyina wa Yesu, yari yamaze kumwemera umwami. Aravuga ngo njye Yakobo, imbata y'umwami wacu Yesu Kristo. Mu byo yahereho yandika, yahereye ku ijambo ryitwa kwihangana. Yabonye muri mukuru we bakuranye, aravuga ngo nuko muvuge ko ari iby'ibyishimo, nimugubwa gitomo nibibagerageza bitari bimwe by'uburyo bwose. Umusirikare aba yiteguye isaha n'isaha guca mu bimugerageza. Ntago wabasha guhura nabyo, ntago wabasha kubicamo udafite ijambo ryitwa kwihangana. Ijambo rya gatatu riranga igisirikare ni ijambo ryitwa morale. Sirikare barangwa na morale mu buzima bwabo bwa buri munsi. Morale abasirikare barangwa na muri 90 Inkotanyi zitaha, nari mukuru nari ndi muri uyu mujyi wa Kigali njyewe. Ingabo zari zicogeze kwa Habyarimana zagiye kubabuza gutaha, zikagenda ku mabisi. Morale ari morale. Kwa dutuye Sonatibe bakajya bagenda baririmba biziritse. Bari bafite indirimbo zitandukanye za morale. Hariho n'ababahimbiye indirimbo abakuru bari bari muri iki gihugu zivuga ngo Sherija yarafite umuko. Izo zacaga ku maradi. Morale ari morale. 94 mu basohotse muri uyu mujyi nyuma ndimo. Wari wabasekuye kuva mu Mutara abinjirana umujyi. Nageze i Muhanga nzi ko nsanga bacecetse nta uvuga. Aho bari Muhanga numva nanone babyukiye muri morale. Mucaka ari mucaka, ariko barabasekura bakabageza i Muhanga, baracyari muri morale. Ndakandagira, hari urwo nari nihanganiye narwo. Nagiye mbabwira mu buhamya, nisanga nageze i Butare mu nzira y'umusaraba, ariko numvaga ndi bugere i Butare sanga bacecetse nta uvuga. Nero umujyi wa Butare wari urimo ikintu cyitwa abasirikare. Hariya ku Kabutare kuri gurupe guturuka Rwabuye kuzamuka kumanuka hasi, hari Rwabayanga, hari amabisi, hari abasirikare. Urumva babaturukanye mu Mutara babasekura, ariko baracyaririmba. Bagera i Muhanga babasekura, baracyaririmba. Ngeze i Butare numva morali baracyayifite. Iyo tubuhondahonda, kandi ubwo bageze hehe? Bageze i Huye birukanka i Butare. Wari wabatibikanye naho yari yagiye. Yarabakijeho umuriro, ndavuga ati yewe ni morali. Nkuguma mu mujyi wa Butare, mbona barasize. Inkotanyi naho zasanze zirandokora. Nubundi buhamya ntari buvugira, ariko nakurikiranye amakuru sanga bararinze bagera ku Gikongoro bakivuga ngo iyo tubuhona. Kandi ubwo bageze ku Gikongoro bambutse Nyungwe bakivuga gutyo, barinda binjira Kongo bakivuga gutyo. Abasirikare ni morali. Uyu mucengezi baje bavuza amadebe ngo baratashye. Uwagutsinze hari ntawe yari yagiye. Ndirimba murayibutse nayo y'umusirikare ngo uwagutsinze ntawe yagiye ngo tugaruke kurwubaka. Inkotanyi zongera zirabakubita basubira Kongo. Cyitwa Umoja Wetu, mujye mukurikira amakuru, nta cyaha nta mateka. Muri Umoja Wetu bajya kubacyura. Nagize amatsiko yo kureba amakuru nimugoroba ngo ndeba aho bari mu ngando ko bicaye bamanjiriwe. Mu ngando morali yari ikiri morali, ariko ibitero byahindutse. Tuzarwubaka, morali kiri morali. Umusirikare wa Kristo agomba kurangwa na morali. Sirikare udafite morali araraswa. Zabibwira ni musengana, ndavuga ba Kristo. Niya senga ugira ubwoba. Twari usenga ukubona ngo ariko mana ubaye njyewe nkaba wewe urabona nta kugirira impuhwe. Murumva uyu muntu ari umusirikare kwe.
cyambere arashaka gukora kudeta. Morali nigeze mbibabwira, hano hari umukobwa twasenganye, inzara iraturya, twari turi mu buvumo na gurupe twabagamo yitwaga Abadatana mu Mujiji. Inzara imuriye numva aramamagaye ati Muyobo, twari turi mu buvumo, ndita bati Karame yakuka kakwi, iyo na inzara yakwishire nakuka ubugakura kure. Inzara irakwica abantu areba bakagira ngo uri kurunguruka, kayavuga uriya muntu ararunguruka iki kubera inzara. Ndita bati Karame, ahita ambwira turabona tudapfa. Hari kuri Noheli ndabyibuka, ndamubaza ngo tuzira iki? Ati inzara. Ndamubaza ati niba ari inzara napfuye kera. Arahigima aranyihorera, mu minota nk'itatu numva arasenze ngo Mana uri mu ijuru n'agahungu kawe murimo murarya, twe twishwe n'inzara hano. Ibaze aho umuntu asenga gutyo, hari morali yari agifite koko? Yari yarashwe. Aho ne nicaye mu nguni mu buvumo, uzi ko umuntu aba atareba undi, ndavuga ati iraduhambye, irakirituye, kituguye hejuru tu. Hari umuntu musengana ukavuga ati ntirica, iratunigira Imana kabisa, bitewe n'akavuyo afite imbere ya fande wacu. Numva arongera aramamagaye ati Muyobo, ubwo ninjye wayoboraga iyo gurupe. Mpitamubaza ati ntirakwica se? Ambwira ngo yanze kunyica, nanjye ndahigima. Numva aravuze ngo ariko Imana imbwira ko izama imodoka, ntiwumvaga? Ndikirize. Ahita ambwira ngo wayibwiye ikaduha amapine tukaba tuyarya. Imana iduha amapine imodoka rizabiza. Ariko Imana yacu ni urukundo. Nabaye pasiteri, nawe ashakwa n'umupasiteri, ubu nawe ni mama pasiteri. Imana yacu ni inyembabazi. Umusirikare arangwa na morali. Kandi ndagira ngo mbabwire, morali yacu ndavuga abakristo. Morali y'abakristo ntago tuyikura mu mafaranga menshi kuri konti, nubwo nayakenewe. Morali yacu ntago iva ku mashuri twize menshi nivo dufite. Morali yacu ntago iva ku mamodoka n'amazu n'amayetaje, kubera ko n'uwarariye kawunga usanga yuzuye morali. Bashyiramo ikorasi akabyina, bashyiramo igisirimba agasirimba. Musi nzaba nakize nkagaruka hano nanjye nzasirimba, ariko murabona bitankundira. Nzabirepeta mbere yuko nze. Nawe undushibira urazamuka, nanjye nzazamuka, bicaho byagaciye. Narababwiye ngo mujye muwukata bicaho byaga. Nese umuntu uri Kibagabaga urimo serumu yaza kubyina hano? Ubyine bi kutabuza abantu kuvuga se ngo dore uko abyina. Abantu baravuga, uraceceka ngo wirase, wavuga ngo wishyira imbere, wananuka ngo waranduye, wabyibuha ngo wayamaze, waba muremure ngaresha nk'ishyamba ritagwamo imvura, waba mugufi ngo ni igice, ntacyo wakora ngo unezeze. Ujye ubyina uko ubyumva, wikoze hariya ugaruka ubyine, ni haha. Ariko haleluya haleluya, Mana ishimwe. Umusirikare arangwa na morali. Bababwira ngo morali tugira si byinshi dutunze, tuyikura mu butabo cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya 17:7. Yarahandi baravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Morali yacu tuyikura kuwo twizeye watubereye iki? Ibyiringiro. Hari abasore batatu bo mu gitabo cya Daniyeli, muyise mubamenya kuko ziriya nkuru ni zimwe mu nkuru z'abantu batagangaye. Ubundi hari imirongo muri Bibiliya y'abantu bakubiswe bari kuri Tekeri.
Yesaya 57, kuko umwami Imana Uwiteka niwe mwungeri, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi, kurira kwarara umuntu bwaki impundu. Nta jambo Imana ivuga. Iyo ni imirongo y'abantu bakubiswe. Abo bose wumva mushumba ni abantu batagangaye bakubiswe. Izi nkuru z'aba basore batatu, Saduraka, Meshaki na Abedenego, umuntu wese uri ku ikosi ntiyaziyoberwa kubera igisubizo basubije umwami. Iyo Mana twiringiye ishobora kudukiza kandi nawe itadukiza. Umva abasirikare buzuye morale. Ishobora kudukiza kandi nawe itadukiza. Nta mpamvu n'imwe yatuma twubara icyo kigirwamana. Abasobanuzi ba Bibiliya baravuze ngo no mu rupfu aba basore babonagamo ubutabazi, bakavuga ngo niryo gari Imana yateguye kugira ngo turuhuke imiruho n'imihati. Bibiliya iravuga ngo mu bitubaho byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira iki? Ibyiza. Komantere washyize inkuru kuri izi ubusobanuro bwa Bibiliya ntaho byanditse muri Bibiliya, ariko ni ubusobanuro bwo kugira ngo inkuru yumvikane. Ngo bari bamaze kuvuga ngo iri jambo, mu ijuru hahise haba inama yihuse y'umutekano. Rega dufite inzego mu ijuru zikurikirana, ta majoro y'ijuru iyobowe na data wa twese. Ndavuga ati mu bakomando mfite mu isi hari abavuza ijambo. Muterane mbabaze, tange l'enfort, tanga umusada. Byibuka Shumbu yavuze ijambo ryiza bwomeruka hano, aravuga ati morale gifasha umusirikare gutsinda ni umusada uri inyuma. Ryankoze ku mutima. Iyi nama yari irimo umva inzego zose. Hari hariyo Gaburiyeli, hari hariyo marayika ukomeye w'Uwiteka, hariyo Mikayeli, hari hariyo abamarayika, hari abaserafi, hari ibizima. Ngingo yo kwiga hari imwe yo kubaza ngo ninde watabara abana banjye. Imana ihera ku bamarayika. Babaza ngo itanura baryenyejeje 7, bahamagaye abagabo 20 bo kubaboha kugira ngo babajugunyemo. Mwakoresha igihe kingana gute gutabara abana banjye? Abamarayika baravuga ngo twakoresha iminota 45. Imana iravuga ngo mwasanga byarangiye. Nababwiye ngo ni ubusobanuro bw'inkuru kugira ngo ibashe kumvika. Ireba abaserafi, iravuga ati mwabaserafi mwe mwakoresha igihe kingana gute? Nabo barasubizaga iminota 25 twaba tugezeho tugiye gutabara. Ati namwe mwasanga birangiye. Kurikizaho ibizima. Ibizima biravuga ati mu minota 5 ririya tanura twaba turigezemo. Ati namwe mwasanga birangiye. Hari hasigaye marayika witwa Gaburiyeli shinzwe kujyana ibisubizo by'abera. Imana iramubaza ngo wakoresha igihe kingana gute? Gaburiyeli aravuga ati mu kanya ko guhumbya no guhumbura itanura naba ndigezemo. Imana iramubwira ngo ceceka, uwo nawo ni umurimo kujya guhumbya no guhumbura, wasanga bashize nawo ni umurimo. Ngo hari hasigaye witwa marayika ukomeye w'Uwiteka. Mu isezerano rya kera niko yitwa, ariko uwo ni Kristo mu isezerano rishya. Ngagera kuri marayika ukomeye w'Uwiteka, simvuze aho yahuriye. Usa nkubwira ahura na Yesuwa kamwipresentaho kati njubu nonaha bunari mari nuko ari bwukimbona kandi ndi umugaba w'ingabo zo mu ijuru nizo. Imana iramubaza ngo wakoresha igihe kingana gute Mikayeli we? Aramuha ngo kugira ngo mbere yo kukubwira igihe nakoresha reka mbanze nkwibwire. Ririya taka babumbyamo amatafari ninjye wariremye.
ziriya nkwi bari kwenyegezamo ni njye wasiremye. N'umuriro barahuye bacana benyegezamo bakongeza ni njye wawuremye. Nabo ubwabo bicaye bari mu nama yo gutegura kiriya gihano ni njye wabaremye. N'ubu turimo tuvugana nagezemo kare muri rya jambo rivuga ngo ibera hose icyayi. Iyo ufite morale unyeganyeza Imana. Kobwa ufite morale agera mu myaka 30 agakomeza kuvuga Imana, 35 agasigana ijambo rivuga kuko umwami Imana izantabara. Ndajya mbabwire ko muri 35 ntago abakica gahunda. Natwe abayobozi iyo tureba abayobora urubyiruko tureba abo bakobwa bakuze. None se arajya gusokoza ahengeka hari icyo akiramira. Hahita afatiraho. Ntaba yica gahunda. Mirongo. Ubundi mirongo ni korosi rikata bavuganye nayo. Iri korosi ryitwa mirongo. Ku bakobwa mirongo. Dutangira tuvuga 10. Ubundi muri 18 haba hari imvugo ivuga ngo tumukwe. Tumukura amenyo tumukwepe. makumyabiri n'itanu haba imvugo ivuga ngo bagarira yose ntuzirize. Aho ngaho muri 25 hari imirimo ihabera yitwa sharupi ntiyayisiga, sakame ntiyayisiga. Ari niyo mpamvu mbwira abasore bacu iri jambo rivuga ngo ndagukunda ntugapfe kurivuga, kuko uriya uri kuribwira ritegereje imyaka 21. Yariguriye ishakoshi, arigurira inkweto, ari kubitira hano tiro meka. None urimo urapfa kuri nyanyagiza. Nuhura n'abatarigeze bakizwa yakumva ngo werekananwe n'undi akagushakira ikirungo cyayiyaranga akakurungira, hangize ukaza hano ngo dusenge. Natwe abashumba barago tuzajya tujya kugusengera wa muhungu, ariko twabanje kumenya amakuru. Niba utarabibwiye 15 ko bose siko hari uwo berekanye mu rusengero, umukobwa ahita ahaguruka ari mu nguni ati no. Urwo ni uruheburayo, ni urwo mu ijuru. No. Bazakwerekana n'igisirimba cyawe ndagahaguruka avuga ati no. Hano koko ubwo ntiwabura aho urigitira koko. Senga Imana ikuyobora. Inyigisho z'urubyiruko noneho 25 kuzamura ni imyaka yo kubifata uko ugahanga amaso ku musara. Sigana ijambo rivuga ko nta jambo Imana ivuga ngo rihe, kuko umwami Imana azanaba. Uwiteka niwe mwungeri wa. Hari igihe ugeramo na makeup ntigufata, wanayitera ikavuvuka niba ari makeup. Jambo rya 4 soza. Gisirikare kirangwa na discipline. Gasoreza. Gisirikare kirangwa na discipline. Jambo rya mbere ikoze, jambo rya kabiri kwihangana, jambo rya gatatu morale, jambo rya 4 discipline, ikinyabupfura. Umukristo arangwa n'ikinyabupfura. Hari igitwenge abana b'Imana badaseka.
bana b'Imana hari uko bambara hambire. Reba kabisa pasiteri ndi n'ikigori mu muhanda gisheke. Nabikora ndi kumwe n'ababajama banje, ariko ntabwo nakongoza muri gari ngo mu bunyobwa. Mbikora rukari ngo bitewe naho ngeze nicyo shaka kugeraho. Naho bari gukina urusimbi ngenda nkavunjisha ibiceri kugira ngo ndebe ko nakura mu nkabivunjisha nkamanuka mbizegera ati murasiga se mwana, mwamenya mvuze iki se? Murasiga se bahita bamu mwanya kubera ibiceri bumvisha. Namanuka namara kugera hasi kuko abakina urusimbi bagira uko bicara, uburyo wasutara tukahita tukubonamo Babiloni. Uburyo usutare bagira kumusutara. Ubwo mpita nkuramo bibiri ati ni cya pasiteri tu, nkahita mbabwira Yesu. Ahantu imbobo ziri kurwana nge ndazikiza, ariko wewe ntiwazikiza. Kandi nkugira inama ntuzibeshye ngo uzegere, ko zirarwana zikanikiza, ziba zifite inzembe mu mufuka. Ushobora kujya kubakiza kandi aho urwembe runyuze ugira ngo ni ponseze hanyuze. Ariko nturukare ngahita mbabwira ati mwana ni kumigaza se. Ndabati bana boss nawe yarinda, ubwo mba nabara. Ahita banyegera nkaba ndabakijije kandi ntawe ngiye hagati bitewe nuko mbavugisha. Ubwo rero kugira ngo mbe pasiteri, Imana yanyujije ku ikosi y'ububobo kuko ari zikaba bobo, mbese imbobo nzajya nzigeraho nkamenya uko nzivugisha. Amenya uko nziganiriza. Kuyo umubwiye ngo Yesu aragukuneta batubwira haze nyine. Heko bisaka mu ati Yesu nawe arakwemera mwana, ko ka mwana nongeyeho. Ketwanga ubwo se nanjye yanyemera kwere kubera mwana nongeyeho gusa. Hariho nigeze merekeza agiye gucoma ndamuherekeza. Nugufima mushuma. Gufima se byurabizi. Nugukora ijisho, gukora ijisho se byurabizi, nugufata icyuma, gufata icyuma se byurabizi. So ni imvugo zo kumubumbi. Nukujya kunkura umugi. Akaroringa muhagaze iruhande. Tureba abantu bazi imvugo yitwa kuroringa. Buriya barakarorinze barani bene wayo. Bana babonye barani bene wayo. Kuroringa. Ubundi gukuramo iki? Imbuto. Tufata rija rero kayita babyita gukora ijisho. Ariko Yesu wagize neza. Akaroringa muhagaze iruhande. Yamubwira ati karoringa, ariko Yesu aragukunda. Ati mwana pasiteri, tunange Yesu yanyemera kweli. Karoringa nawe Yesu aragukunda. Ati ncungira abo bazungu se, wamenya avuze iki? Ngo ncungira abo bazungu. Ubwo yarambwiye ngo nimucungire leta. Abazungu n'abasirikare. Izo ni imvugo zo kugasima. Shobora no kuza watangamo chance tukakubonamo Babiloni kugasima. Tukahita tuvuga ngo abazungu bateyemo. Bahita bakuyoba kwirigara uri kumwe n'abapushayi kandi wari wabagezemo uzi ko wabagwiri. Kubera imvugo ku masiri gusa slang. Zungu bateyemo mani umwe ugasigara wenyine kwirigara.
ubwo arema mbwira ngo ncungira abo basirikare mbese umutekano. Ati Gacome no Yesu muhagaze iruhande. Icyo gihe nari mwarimu nari ntaraba pasiteri. Maze ku Gacome namwe ati rero nagucungiye nanjye turajyana gusenga. Tumva pasiteri tumwe ati ndaguha imyaka tugende ntaribi. Ati ndamuha ibiryo. Tugicaye nakoreraga Kiruhura ku rusengero rwa DPR. Twari dufite amateraniro y'umugoroba. Arinjana namwe ati tambuka wicara hano imbere. Namujyanye n'imodoka tambuka wicare hano imbere. Mwo yaje ngo yicara hano imbere ahita mwatare imbere ni danje mwana pasiteri kanicarire hano inyuma ku muryango. Mbe mbayoka neza. Ngaba bareba neza yicara hari inyuma. None korari maze kuririmba bagiye kwicara mbona arahagurutse araje. Rero aragenda ukagira ngo aragenda mu mazi kubera imigaze myinshi. Araza abadiyakoni bagiye kumutanya bati murekaze ninjye wamuzanya mbwire. Araza ahita nyongorera ngo mani pasiteri bari aba baby bararirimba neza ngo abaririmbyi n'aba baby. Nitamwe ngo genda wicare bararirimba neza. Ati ko shaka gucoma se. Ndamubwira ati jya inyuma y'urusengero ucome wongere ugaruke. Nari nanze ko najya Nyabugogo ari wihita agenda atagaruka. Ajya inyungo ba Babiloni niba hansanga serete. N'abati ba Babiloni bagusanga babwire yuko ari njye wakuzanye. Aragenda aracoma aragaruka yumva ijambo ry'Imana turamusengera arakizwa turamubatiza. Ubu ni umuririmbyi muri korali arubatse afite umudamu n'abana 4 ni umushoferi atwara fuso. Ariko byari ikosi cyatumye mufata n'ikosi nanyuzeho. Soza itandukaniro ry'igisirikare cyo mu isi n'igisirikare cy'ijuru ni irihe? Igisirikare cyo mu isi kigira ishami rishinzwe demobilisation gusezerera abava hehe mu gisirikare. Iki gisirikare cya Yesu cy'iryo shami ntago ribamo nta demobe rigira. Iyo mpamvu uzabona umwana w'umukobwa w'imyaka 12 muri Ecole de Dimanche akagira imyaka 20 agakora ubukwe ari muri korali nkuru kuri soprano. Rero mbabwire ko buri muntu ahagarara ahantu bitewe n'ijwi afite. Abaririmbyi namwe murabizi. None se wari bwabona umubyeyi w'imyaka 50 avuga ngo ahambana yafatira hano mikoro bikemera? Ni ibyawe nawe urabizi. Hari imyaka igutegeka aho ufatira mikoro. Nimemuona asiye badilika Yesu asiye. Oya ni ibyawe imyaka irabikwemerera. Iyo amaze kubyara 4 amaze kugira 38 43 aribwiriza akava ku ntebe y'imbere na dirije atamwimuye akajya ku ntebe ya kabiri kuko hari abandi baje nyine bo ku ntebe ya mbere. None yamaze kugira 52 mwari bwabo n'umukecuru wavuye muri korali aremera akajya muri base. Nubwo bakora danse ajya hano akava hano ariko aracyari umuririmbyi. Azapfa kiriki umuririmbyi. Nta demobilisation muri iki gisirikare cya Yesu. Cyakoza dufite icyo dusangiye. Gisirikare cyo mu isi kigira ababita ba dizanta. Ho niho tugiye gusengera ba dizanta. Batoroka igisirikare bakakivamo. Kandi ajya gukwepa gutoroka yaramaze kugicika mu mutima kera atakigira discipline. Anyuranya n'amabwiriza y'igisirikare yamaze kuba dizanta mu mutima agera afata umwanzuro aratoroka. No muri iki gisirikare cyese dufitemo ba dizanta mushumba. Kuburyo kureba muhagaye akavuga ngo dore uko gasa nta n'umugabo kazabona kabara gusekuye. Wajya uhagarara mu bandi ukabona uri uko gasa kayita guhamya. Ba dizanta batoroka mu mitima
ibimenyetso bibaranga ko bamaze kuba ba dizani, nta morali nta byishimo, ariko iyaduhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora, igenda itwongera imbaraga uko bwije nuko bukeye. Imana ibamere umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Ndashaka ko dusengana Imana. Morali iracyahari cyangwa ibigukuba bituma utakaza morali, uhagurukire mu mwanya wawe. Discipline ziracyari zose, uhagurukire mu mwanya wawe. Yabawe ariko dusengere muri iri jambo rivuga ngo Mwami wongera ushoboze. Paulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Muhaguruke dusenge Imana, tubwire Kristo ngo dushoboze tuzarangiza iki gisirikare. Yakobo arandika aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Uzahabwa ikamba ari uko wihanganye kugeza kuri wa munsi wanyu. Mushumba karibu sezerera intama, ariko dusengeye kugira ngo Imana itwongerere imbaraga muri iki gisirikare. Uganire n'Imana, usenge, sengane n'umushumba, ariko bitewe n'uko waganiriye n'Imana muri iri jambo ry'igisirikare, ukwiriye kuba umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Amen. Reka dukomere Imana amashyi cyane, twongere dukomere Imana amashyi cyane. Hari indirimbo yanjemo, ariko mbere yuko tuyiririmba tumaze kubimenyera guhesha umukozi w'Imana umugisha. Bazana igiseke, buri muntu wese ubishoboye wabikora mu giseke, wabikora kuri iriya nimero. Baraza kutubwira indirimbo ivuga ngo Mwami ndategereje. Yakujemo? Yego. Gusingira iki? Niba uri umusirikare wige gutegereza. Yes. Mbere yuko turi mu ndirimbo, bantu b'Imana, uyu mukozi w'Imana ntabwo ndambirwa kumwumva, kandi impamvu ntarambirwa kumwumva ni ikosi yanyuzemo. Umuntu umwe yarabwirije, undi arafashwa, aramubwira ngo unsengere ngire double onction, ngira amavuta nkayo ufite. Uwabwirizaga aramubwira ngo ese ushobora kunywera ku gikombe nanywereyeho? Impamvu twafashijwe ni kosi yanyuzemo. Bivuga ngo niba uri muri iyo kosi none, nudacika intege, nutagwa isari, uzasarura. Nuhagarara imbere y'abantu uvuga iyo Mana, bazavuga ngo turifuza ubuhamya nk'ubwa runaka. Ibigeragezo bya none, njya mbivuga kenshi, nibwo buhamya bw'ejo. Ibibazo ufite nibwo buhamya. Twatambuka tukamuhesha umugisha. Ubwo ngubwo indirimbo ni ebyiri, iyo mwumva umwuka wayoboye ko dutangiraho, dukomereza aho ngaho. Amasezerano Mwami Yesu yampaye, yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba. Yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba. Amasezerano Umwami Yesu yampaye, yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba. Yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba.
reka nsengera abantu bamaze iminsi bategereje, bamaze iminsi bari kuri kose, bamaze iminsi bacitse intege bumva kwihangana bigoranye, bamaze iminsi barataye morale. Mu mvugo ya gisirikare baravuga ngo bararuzinze, bamaze iminsi bishakira inzira kubera yuko disipurine yabavuyemo. Niba uri hano zamura ikiganza dusengera aho uri. Imana tubwira ikuremera ubuhamya. Mana nagushima mu izina rya Yesu, wongeye kutwibutsa ko uri Imana ivuga. Umutima wanjye wibutse kose nanyuzemo, nizo nginyuramo, nizo bene data banyuramo, abahungu n'abakobwa bari hano benshi muri bo mwami barimo baranyura mu bintu bizase bite lola libola disele baraligele mengodrikele bisa n'ibitari byo kwihanganirwa. Iyo barebye inzira banyuramo, iyo barebye amatanura y'umuriro, iyo barebye ibisa n'imyobo y'intare, iyo barebye imitego ya buri munsi Satani ategura, bacika intege, bararuzinga, bacika morale, bariheba. Benshi bageze mu gikombe cy'ishidikanyamana, baraciye bibaza ngo ni ya Mana yavuze, ya Mana iri hehe? Nyamara uracari Imana yacu, icyo wavuze uragikora. Imvugo yawe ni ihame, ntacyo wavuze udasohoza. Abababaye mwami urabahumuriza, abari ku rugamba urabatabara, uri intwari ku rugamba. Ndasabira abantu banyumva nabo duhagararanye umugisha muri uyu mwanya. Databuja duhindurira ibihe. Subira muri iri jambo ngo Mana duhindurira ibihe cyane, Mana duhindurira ibihe, Mana duhindurira ibihe, Mana duhindurira ibihe, Mana duhindurira ibihe, Mana itamurure, witamurure, Mana igaragaze, Mana igaragaze. turagutegereje, dushaka kumva uvuga, dushaka kumva uvuga, dushaka kubona ukora, turashaka kubona ukuboko kwawe. tugukomeye amashyi mwami wacu. Yo sé Yo sé